Si 666 sont sur son 666 sont ça, c'est 666 sont ça succès. Nari mfite mubyara wa ariko none cyamufite mubyara wanje ni mukuru kuri nge baranduta. No mu ishuri nari umuhanga ariko yari umuswa. Ubwo nari ndi mu wa kabiri we ari mu wa mbere kandi anduta ari we mukuru. Yarasibiye ndamusiga. None mu myumvire yanjye rero numvaga yuko niba niga mu wa kabiri akabiga mu wa mbere ntabwo twarwana ngo aneshe. Urumva rero namwiyenjejeho byonyine ko numva ko niga mu wa kabiri yiga mu wa mbere ntabwo yaneshe kandi aranduta ni mukuru andusha n'imbaraga. Icyo gihe namwiyenjejeho turarwana amvuna akabo. Fans from abroad, not only in Uganda, they are even in USA, England, Finland. I know you. There's some fans like you, Mama Jessie. I know you. I know many. There are others in Finland, in France. We have many fans all over the world. The thing that we have to tell you, the first thing, the important thing that we have to tell you is that we love you. We really love you, and we appreciate your support of funding us. And we just promise you that we will keep on making you happy. We will keep on acting. We keep on producing many films that will make you happy. Just we have to stay in contact. Good. Don't leave us. We will not leave you. We will never walk alone. You will never walk alone. We are together. We are together. Yeah, boss. Turakwakiriye kuri Nkuru Media. Murakoze cyane. Muraho neza. Muraho neza, Nkuru Media presenter. Tukuzi nka boss MUGIRAHIRO siri ariko bundi amazina yawe ni ngukira. Buriya abantu uretse wenda kuri kubariza abatabireba batabyitaho ariko buryo film irangiye hari ikindi kintu cyitwa cast. Bahita bashyiraho amazina yacu ya nyayo. Bazitegereze neza rero ahanditse boss. Ariko ubwo utarabibonye nta kibazo bimenye nitwa Iraguha Valence. Iraguha Valence boss. Boss. Boss wa company ikomeye cyane. Cyane. Abantu rero ba kwandikira ubutumwa butandukanye wazadushakira mu boss yo MUGIRAHIRO akaza kuri Nkuru Media nawe akatubwira ko abastari mu boss mubazana bamenyekanye bakaza bakatubwira uko bimeze nawe turamukeneye ngatubwire. Mbese icyo bashaka kumenya ni ugusanisha ubuzima bwa ufite MUGIRAHIRO nka boss n'ubwawe bwite nyine busanzwe. Sinzi ukuntu rero bisobanura ariko icyo bashaka ni ukumenya ubahuriza iyo myanya ibiri. Usanganwe bisanzwe na boss bo MUGIRAHIRO. Cyakoze bo mbanje kubashimira ko mwantumiye, hanyuma mbashimiye ko mwumva n'ibitekerezo by'abafana niba barifuje umukinnyi runaka ngo baganirize bamumenye byimbitseho mukabikora. It's a good work. Hanyuma abo bantu babiri rero wa undi babona nk'umukinnyi nawa n'undi muntu wo mu buzima busanzwe utari muri filime akenshi baba batandukanye ku bantu bose kandi bakina filime. Ntagiye ku bandi rero nkajya kuri boss wo muri filime IGIHIRAHIRO. Mu buzima busanzwe ntabwo ari boss. Icyo nshaka kuvuga biratandukanye. Icyo nshaka kuvuga nuko muri MUGIRAHIRO ndi boss, mfite company nyobora, mfite n'abakozi nyobora. None mu buzima busanzwe wenda ndi boss ariko mfite nanjye boss. Mfite nanjye ababoss bankuriye banyobora. Mu buzima busanzwe ndi umukozi usanzwe nyine ndayoborwa ariko muri filime noneho ndayobora. Ariko n'ubundi bijya gusa. Gusa aho bitandukaniye ni level biriho. Muri filime IGIHIRAHIRO ndi boss ku rwego ruri hejuru.
mu buzima busanzwe ndi boss, ndi ka boss gato. ariko ntushatse kuvuga boss w'urugo cyangwa oya navuze mu buzima muri rusange, mu buzima muri rusange. Oya buriya hari igihe bibaho umuntu wamubwira ngo boss, aha ugiye ngo ndi boss ngo iwanjye ngiye ndi boss, ibyo byo dusanzwe tubizi ko. Oya navugaga n'ubundi image umuntu aba afite mu hanze muri societe. Buriya iyo abantu bakwita boss badashingiye wenda ko urugero nkanjye batabishingiye ko banze muri filime, n'umuntu utareba filime utanayizi, ariko niba kwita boss nuko ufite iyo image, ufite iyo image. Rero ndi boss uciriritse mu buzima busanzwe, muri filime ndi boss ukomeye. Yego. Nizere ko basobanukiwe aho bari hose. Twakiriye boss w'umugirahiro, ariko urumva n'ubusanzwe ni boss. Uretse ko namwe aho muri ndabumva namwe muri ba boss b'ingo zanyu cyangwa se ni ba boss ku giti cyabo mu buryo butandukanye. Nawe muri ba boss. Yeah. Hari utubazo ngiye kukubaza, urajya unsubiza wihuta kugira ngo twihutishe igihe. Wenda tukunda kutwita TikTok, urajya usubiza wihuta. Turakomeza boss, ntabwo mwemeza kuvuga amazina yawe, wayababwiye niba batayibuka bazarebe kuri cast. Boss iyo yambaye neza aba yambaye ati? Boss yambaye neza aba yambaye costume. Boss akunda iki mu kurya? Boss akunda ibirayi. Boss akunda iki mu kunywa? Mu kunywa boss akunda fanta. Ariko kuko bo impamvu bivuze nsa nutinzeho nuko zibamo amoko, ariko kuko wambwiye kwihuta nanze bita precise, ariko mpreshije nkunda fanta yitwa pineapple. Yego. Ni nziza cyane. Boss wacu mu myidagaduro akunda iki? Mu myidagaduro akunda umukino wa basketball. Yego. Ubuze kuri no kuyidunda ndabyumva. Ndayikunda kuba nayireba, ndayikunda. Nagize amahirwe make sinayimenya kuyikina, ariko ni umukino nkunda kurusha indi mikino yose. Boss afite abagore bangahe? Boss afite umugore umwe. Abana? Umwe. Boss yatembereye ni he akunda kujya? Malheureusement boss ntabwo akunda gutembera cyane, ariko ahantu hamushimisha n'ahantu hari nature, hari environnement nziza, hari amazi, cyo kunywa n'icyo kurya byo ni hamwe. Niyo mpamvu bamutoshye. Boss iyo yarakaye niriye jambo akunda gukoresha? Boss ntabwo ajya apfa kurakara, ariko bibaye ngombwa ko arakara ntabwo avuga, aratuza ibintu akagerageza kubyakira. Nyine ibyo bintu biba byamurakaje cyangwa byamubabaje, aratuza akabyigumanira. Ni ugutwara umuto nk'intama. Neza. Ntabwo boss atongana ngo asakuzingreke da, nta magambo menshi y'umuntu yarakaye. Boss ni ikihe kintu kigeze kumubaza mu buzima? Ikintu kigeze kumubaza mu buzima, ikintu kigeze kubaza boss mu buzima ni ahantu ubwo aho ngaho, ariko ntabwo ari boss, ni Valence. Ni mu buzima busanzwe. Ni ahantu yakoze ikizamini cy'akazi, ekri na interview byombi mu buryo bugaragara, abizi ko yatsinze, ariko bakamwima akazi mu buryo bugaragara pe, bakagaha umuntu utari ugakwiriye. Kuko mu bisanzwe boss yanga injustice. Rero gukorerwa injustice ku muntu yanga birababaza cyane. Boss akunda kubeshya. Rero kubeshya rya uretse no kubikunda, boss ntabwo ajya abeshya.
bose ni umuntu ugerageza bishyure ntubeshye ntabwo bishoboka muzabaze rwose dukorana neza avantage umukozi agomba arazihabwa ariko tunavuye no mu gihirahiro no mu buzima busanzwe ntabwo njya mbeshya nkunda kuvugisha ukuri nkunda kuvugisha ukuri nubwo byaba ari ibintu wenda ari ikosa mvugisha ukuri nkaryemera nkasaba imbabazi kuko iyo usabye imbabazi urababarirwa ariko niyo utababariwe uba wabohotse mu mutima wawe bose amaze guca inyuma umugore we kangahe ntabwo yanabitekereza ni bibi cyane ni ikosa rikomeye ni abagabo nyine ngiye kubavuga guteze kuko umuntu ukora ikintu kandi abizi ko ari kiba abizi ko ari no guhemukira umuntu atakagombye guhemukira aba ari gukosa cyane njye rero ndabyirinda dukunda kuvuga ngo amabwa ariko sinzi niba ari amabwa ni akahe kantu waba warakoze uri umwana no kuri byanze burundu riragutinya imana igihe wahoze yafashe rirongera yapfuye imana wari ugiye kumbaza amabwa wari wapozinze komeza bose hari ibyo tujya twita amabwa ariko ubwo sinzi ko ndi buvuge ni akahe kantu wakoze uri umwana gasekeje nyine ku buryo nawe hari igihe ugatekereza wicaye ukaniseka nta n'umuntu ugusekeje si ubwo twabyita amabwa ntabwo turi bubyita amabwa wenda ni nk'utuntu tw'udukoryo umuntu aba yarakoze mu bwana ariko nuko umwana niyo level y'imitekerereze ibintu niko babyumva akantu rero numva nkunda kwibuka cyane ni igihe nari umwana niga muri P2 umwaka wa kabiri w'amashuri abanza nari mfite mubyara wa ariko none cyamufite mubyara wanjye ni mukuru kuri njye baranduta no mu ishuri nari umuhanga ariko we yari umuswa ubwo nari ndi mu wa kabiri we ari mu wa mbere kandi anduta ari we mukuru yarasibiye ndamusiga none mu myumvire yanjye rero numvaga yuko niba niga mu wa kabiri akabiga mu wa mbere ntabwo twarwana ngo aneshe urumva rero namwiyenjejeho byonyine ko numva ko niga mu wa kabiri yiga mu wa mbere ntabwo yaneshe kandi aranduta ni mukuru andusha n'imbaraga icyo gihe namwiyenjejeho turarwana amvuna akaboko ariko nibuka ubu narakuze nyine ntekereza iyo myumvire ngatekereza kweri wari nayo ndi mu biki ni twinshi ariko hari utuntu umuntu atajya yibagirwa bose ujya ufana umupira w'amaguru ndafana mu Rwanda mfana APR hanze mfana Arsenal ariko ngo muri iyi minsi iri kubatsinda nyine habaho mu buzima habo ups and downs ubwo rimwe biba bimeze neza ubundi bimeze nabi uyu munsi nubwo bitameze neza haba hari icyizere ko ejo bizamera neza icy'ingenzi ni ukudacika intege ariko uko Liverpool ifite ikivuga cyayo mwebwe mufite iki abafana bayo bayibwira ko we never walk alone niko aba Liverpool bavuga Arsenal yo ni
Arsenal kivuga cya kiri official iba gihari ntabwo nkizi niba ntabwo nkizi ariko ntabwo bimbuza kuyikora abafana ba Arsenal ahantu bari barebe baze kutubwira icyo bambabarire babimbwire rwose naba narasigaye inyuma bambwire kabisa nuwe mukinnyi ukunda cyangwa se wanakunze yaba yarasoje gukina cyangwa se ukaba umukunda mu Rwanda cyangwa aho ariho hose wenda nushaka kugeneraliza uvuga isi yose akenshi umukinnyi uba ukunzwe abakunzwe n'abantu benshi abari umusitari abandi bose batwara za Ballon d'Or n'ibiki abakunzwe nyine kubera yuko ariyo hitiye muri icyo gihe rero nanjye muri rusange uri kuri hiti icyo gihe usanga n'ubundi kubera ko icyo gihe iyo bimeze gutyo ntabwo abakunzwe n'abafana b'ikipe akinira usanga abantu bamukunze niba ari Cristiano n'urugero usanga abantu ahantu hose ari Cristiano sibyo ahantu hose ugasanga Cristiano kubera iki kuko nibyo biharimo nyine n'umusitari cyane muri iyo kariyeri nawe se ufana aho bigereye urumva ibyo bitandukanye n'ikipe aho ngaho abari ku rwego rurenze rwa club akinira abari ku rwego navuga se w'iki ku rwego rw'abakinnyi muri rusange apana club iyi rero niba ari umuntu ukunzwe cyane n'isi yose usanga ufana Chelsea aramukunze ufana Arsenal aramukunze ufana Liverpool aramukunze ariko tubwire wowe nyine ngo ni uwuhe ntabwo ndi buvuge umwe runaka kuko nyine uko ibihe bigenda shira bagenda simburana uyu munsi hariho Cristiano ejo hariho undi ejo hariho undi ejo undi hari undi ubwo nyine uwo nguwo ukunzwe nanjye niwe mba nkunze kubera ko rero nakomeje kuvuga niwe wakomeje kuvuga kandi ubwo ntase mbyumva ntacyo reka cyo tukiveho tugaruka muri sinema ubamo utuyemo gukoreramo ariko se ubundi utatubwiye ubundi sinema warayikunze cyangwa se nuko baje bakakubwira bati vayo idufasha sinema ngiye describing uburyo nayikunze nshobora gukeka ko naba narayikunze ntaranavuka kubera ko njyewe mu mikurire yanjye nakuze nkunda sinema cyane ariko cyane ku buryo inzozi za mbere numvaga nifuza kuzibona muri filime umunsi umwe kubw'amahirwe nyine mbigeraho ubundi ukunda ikintu kenshi byanze bikunze kigeraho ariko narabikundaga cyane nabijemo kubera passion ntabwo nabijemo nje gushaka amafaranga nubwo nayo igihe kigera umuntu akayabona ariko nabijemo mbere na mbere kubera kubikunda ni nk'iyo filime kunda kureba ni igihirahiro kamere ni igihirahiro hari n'indi ijyaga inyura kuri nkuru media kugira ngo ntabwo tukibona cyane ariko nizera yuko tuzayibona buriya ababishinzwe babyumve turayikeneye arabyumva mu mwanditsi na director we na bose babimenye Kananga series mwabantu mwe turayikeneye turayikumbuye bakundaga kuyireba twisekera arimo ibintu bisekeje cyane umuntu akarura no mu mutwe cyane rwose nyamuneka producer wa Kananga dukumbuye Kananga ari n'utundi tuntu twiza mbona muri iyi minsi agenda ashyiraho dushimishije twiza ariko Kananga nayo ayitekerezeho ariko pardon gato ubwo apari y'igihirahiro na Kananga n'izindi filime nyarwanda zose tugenda tubona kuri YouTube n'izindi social media byose turazireba cyane ko reka tunabonera kubabwira ko filime nyarwanda zimaze gutera imbere umuntu utazireba aracikwa pe zimaze gutera imbere mbona bazanyemo ibiti kosora bazanye bikosora icyo cyo kiri serious abakinnyi bose mu Rwanda dufite abakinnyi bamaze kubimenya rwose bari ku rwego rwiza filime ziri ku rwego rwiza abantu bakunda filime nyarwanda pe
ariko uri umwana cyangwa se ufite nka 12 n'itatu gutyo reka mbare gutyo cyangwa se na 15 wenda reka ngeze nko kuri 18 tugarukiriza ukiri munsi y'iyo ngiyo nuwe mukinnyi mu Rwanda wa filime wo muri sinema wumvaga ushaka kuzahura wenda nawe niyo wanamusuhuza cyangwa se ukavuga uti niyo twaturi kumwe nyine kumva tuvugana byanshimisha muri iyo myaka rero muri iyo myaka ari filime yari iriho yarizwi cyane yitwaga ngira ngo zirarazishya ibyo byose ni muri ibyo bihe ubwo abakinnyi nabonagamo nzi n'uyu munsi ni ba Kanyombya ni ba Mukarujanga ni ba Sekaganda Papa Sava yakinagamo yitwa nde nawe yaje gukinamo nyuma ya Kanyombya yakinaga yitwa nde baratwibutsa simezi ariko nabo ngabo batwandikire dore nanjye barabyibagiwe ariko icyo gihe iriya filime rwose yari iri kuri hit tuyibona inyura kuri televiziyo kubera ko ibintu bakinaga nyine byari birimo ubutumwa buri muri gahunda yo kurwanya akenshi kurwanya malaria kugira ngo n'ibindi ariko nibo bantu twari tuzi muri icyo gihe rero ntabwo nari mfite ibitekerezo byo kwa ngo ndifuza kuzabonana na Kanyombya ndifuza kuzabonana na Mukarujanga ahubwo numvaga nyine bya bitekerezo nakubwiraga kare nifuza nanjye kuzakina filime ntabwo navuga ngo wenda ngo nzakinana nawe cyangwa tuzabonana ariko nanjye numva nifuza kuzakina filime nawe nibura ukibona uri ahantu rero warabikunze tugana ku musozo ndagira ngo maze ese ni hehe ubona uruganda rwa sinema mu Rwanda ruri kugera biracyari hasi hari aho bigeze cyangwa se biri top se tuvuge ko natwe tugiye kuzahuruza abanyamahanga bakajya bareba nabonye barayise na Hollywood tukareka Hollywood tukaza muri Hollywood turasa n'abari babikomejeho mu kanya tuvuga tuti industry ya sinema mu Rwanda imaze gutera imbere abakinnyi bamaze kugera ku rwego rwiza ntabwo ikiri ku rwego yari iriho mbere iri kugenda izamuka umunsi ku munsi ariko nanone ntabwo turi kuri top warumwe ntabwo turagera aho twakagombye kugera turacyakeneye gukora cyane so rero ubu ngubu igikenewe ni uko umuntu wese ufite uburyo yashyigikira sinema nyarwanda haba ko ufite impano yo kwakitinga akabikora haba ko ufite ubushobozi bwo gukora production agaproduza amafilimi agatera inkunga mu buryo butandukanye haba batera inkunga ababikora bakabikora neza kurushaho bakabongerera ubushobozi n'ubumenyi ibyo byose birakenewe ariko icyiza cyo kwishimira nuko ntabwo industry ntabwo isubira hasi buri munsi irazamuka buri munsi ari kigenda kiyongeraho so rero hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo bye kuzadindira cyangwa ngo bisubire inyuma dukomeze tujye imbere forward ever backward never dukomeze tujye imbere ntituzigere dusubira inyuma rero umuntu wese mucyo ashoboye ushoboye gukina abyitabira abishyizeho umutima ushoboye kubikora nka producer abikore abishyizeho umutima editing bitabire yes hanyuma ibikoresho byose uzi gukora ikintu cyose exactly muri sinema nyine nawe abakara atyaza ubwonko n'ababifitemo ubumenyi buhambaye bashyiraho za training abantu nabo bagire ubumenyi bwisumbuyeho abashoboye gushyiraho amashuri ya sinema bayashyireho yiyongere yego harahara ariko yiyongera ari menshi abantu biga babikunde sofa bizagenda bigenda kugira ngo rero abantu bakunda ibintu nuko kwiki gihe bavuga ngo ni monde de bénéfice cyangwa se ni isi yo kureba inyungu ziri mu kintu runaka turi bukuremo ku buryo benshi banacika n'intege iyo babonye ikintu kitarimo inyungu benshi hari igihe banacika intege z'ako kanya bagahita bagita none turagira ngo sinema
ukina wowe hari icyo yinjira wigeze gukomoza nubwo hari igihe bigeraho bikadutunga kuko turashaka kumenya se sinema umuntu yayikora ari yonyine wenda nta kandi akazi afite akabaho kamuha kubaho akigurira ibyo ashaka akarya ibyo ashaka nawe akaba yatera imbere nk'abandi. Yes. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ndashaka kugisubiza mu buryo usa n'uburi detaye nyinjiyemo neza. Icyo kirashoboka, ushobora gukora sinema gusa ukaba mu nzu nziza ukarya neza ukagenda mu modoka yawe ukabaho ubuzima wumva wifuza, sibyo? Ariko ntihagire umuntu wumva mvuze gutyo ngo yumve yuko abantu bose bari muri sinema ari gutyo babayeho. No. Cyangwa ko utabirimo ko nawe yabizamo akahita aba muri ubwo buzima. Oya, biratandukanye. Urugero nk'ubu ngubu ushobora kuba uje muri sinema umaze mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, undi akaba bimazemo imyaka 30. Abantu ntabwo ari kimwe, sibyo? Ikindi na projet ziba zitandukanye. Hari igihe ngubu ushobora kuba uri muri projet mvuga ubwo ni filime, ukina muri filime runaka ku muntu ku giti cye wishakaho amafaranga, urumva, mu buryo runaka butandukanye. Hakaba n'indi projet, indi filime ifite abaterankunga bakomeye bamenamo amafaranga menshi. Abakinnyi bari muri izo projet zombi ntabwo bazahembwa kimwe, sibyo? Niba uhemba abantu wikoze ku mufuka wawe, utandukanye n'ubahemba afite inkunga zitandukanye zituruka hirya no hino, cyangwa se harimo inkunga za leta. Ibyo biratandukanye. Rero ku ruhande rumwe birashoboka, ku rundi ruhande ntibishoboka. Biterwa n'amahirwe y'umuntu, ndanone bigaterwa n'amaprojet arimo. Ya filime urimo nawe. Yes. Kimwe nuko nshobora kuba ndi muri projet y'igihirahiro nkuramo amafaranga runaka, ndi mu zindi projet nk'eshatu zindi nazo nkuramo ayandi yose ngenda nyegeranya akaba ari menshi. Hakaba n'undi ba muri projet imwe yonyine. Urumva umuntu ufata hirya no hino n'ufatira hamwe gusa nabo baratandukanye. So rero ibyo birashoboka kuri bamwe, ku bandi nabo bikaba bidashoboka. Ariko nanone bidashoboka ntabwo ari permanently, bishobora kuzashoboka ikindi gihe, kuko wabigezeho uyu munsi ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari we wa nyuma, ntabwo yafunze imiryango, n'abandi nyuma ye bazagenda babigeraho. Tumba dusoza rero twari nabivuze, sinzi we niba hari ikintu wafasha nk'abantu se bagenzi, hari inama waha abashaka kuza muri sinema cyangwa se muri rusange ukabaha inama kugira ngo dusoze iki kiganiro? Okay, rero umuntu ushaka kuza muri sinema uwo ari we wese, ikintu cya mbere aba bifite ku mutima, abikunze, icyo nicyo cya mbere kibanze. Ku mwanya wa mbere ntahita atekereza amafaranga, ngo arebe umuntu uri muri sinema ugenda mu modoka ufite inzu nziza yumve agiye guhita bigeraho. Ikintu cya mbere aba bifite ku mutima bikunze, ibyo bindi bizaza nyuma, kuko naza atekereza ibyo akaza ntahita abibona, azasanga yaribeshye kandi yarataye n'igihe cye. Ariko iyo bikunze igihe kiragera bya bindi bikaza, kuko ikintu cya mbere ni uko bifite ku mutima, ibindi byo na accessoire biza nyuma nyine. Ariko icya mbere kibanze ni ukuba abikunze, abishaka, bifite ubushake, kuko tuzi yuko hari ubushake haba hari n'ubushobozi. Rero ubushake budahari, iyo passion idahari, ibindi rwose ntabwo ari byo biza mbere. Rero abantu bakunda sinema bashaka kuyijyamo bayijyamo, ariko bakayijyamo mbere na mbere kubera ko bayikunze, apana kubera izindi nyungu zifatika zigaragara, kuko nazo ziraboneka ariko ziza nyuma yo kuba wabigiyemo bikunze. Nyine dusoza nagira ngo ugira icyo ubwira none abakunzi bawe bakuze nka boss Mugire rero, wanatwibwiye birambuye, ndagira ngo bagenere ubutumwa n'icyo bahishiye wenda gishobora kuba gihari.
ya nibyo muri make nagira ngo ngubwira abaduteze amatwi n'abari kutureba ari umuntu ashobora kuba ari video akaba yiteretse hariya atari kureba ariko ari kumva niyo mpamvu nabivuze ngo abaduteze amatwi n'abari kureba. Okay. Abakunzi banjye icyo mbabwira ubwo mu kanya advice nari maze gutanga ni ku bantu bakunda sinema muri rusange. None abankunda rero by'umwihariko nka boss MUGIRAHIRO. Icya mbere turabashimira ko bareba filime yacu bakanayikunda bakanadukunda. Hanyuma ibitekerezo byabo turabireba kandi ndahamya neza nabo babyivugire muri commentaire. Ibitekerezo bajya baduha kenshi turabikurikiza pe. Hanyuma nyine bakomeze barebe filime bakomeze bayigeze no ku bandi menywe n'abantu benshi be kwihererana ibyiza bonyine kuko harimo inyigisho. Yes. Hanyuma n'ibyo bitekerezo byabo bakomeze babiduhe uburyo twakimprovinga uburyo niba hari ibyo twahindura babitubwire tuzabikora. Hanyuma ngiye ku giti cyanjye rero bangira inama uko niba hari icyo nakosora niba hari icyo nahindura nabyo nzavugana n'ababishinzwe tubyubahirize. Ariko burya nanone bibuke ko umukinnyi akina ibyo yahawe. Ashaka kumbwira ngo wenda ngo mpindure ibintu runaka kandi nyiri filime ibyo nkina nibyo ashaka nyine ibyo nabyo bajye babizirikana sibyo. Ariko tuzajya tugerageza kumva ibitekerezo byabo nabo bakomeze badufane na nkuru media ariko ntibakayibagirwe nayo bajye bayijyaho barebe bakorerwa badi ibitekerezo nanjye ndayikurikira cyane kandi na producer wayo turaziranye nawe tuzaganira turebe icyo batubwiye tukurikiza. Abafana bawe bakoresha icyongereza ndetse n'ababyina ariko se nk'ubu tujya twakira n'ubutumwa bari mu za Uganda bakatubwira bamwe ngo bafite abana babyariye nyine batazi Ikinyarwanda bavukiye nyine hari akantu wababwira mu rundi rurimi cyangwa my fans from abroad, not only in Uganda, they are even in USA, England, Finland. I know you. There's some fans like you, Mama Jessie. I know you. I know many. There are others in Finland, in France. We have many fans all over the world. The thing that we have to tell you, the first thing, the important thing that we have to tell you is that we love you. We really love you and we appreciate your support of funding us. And we just promise you that we will keep on making you happy. We will keep on acting. We keep on producing many films that will make you happy. Just we have to stay in contact. Good. Don't leave us, we will not leave you. We will never walk alone. You will never walk alone. We are together. We are together. Thank you. Thank you very much. Harakano atubwira buraka. Harakano kaba mu rurimi buryo ujya kukavuga na magorane muri make. Wajya kukavuga kakagucanga. Barakavuga ariko wowe kugira ngo uzagasubiremo. Wenda nk'urugero bavuze ngo ahaho hahawe abangaba bakahabaha ngo bahabe. Ubundi ubusanzwe ibintu bijyanye n'indimi yenda muri terere rero utuntu tw'amagorane cyangwa tongue twisters ntabwo tujya tungora cyane ariko nyine nta magorane bishobora kungora n'ibingora nibanseke nyibutsaho gatoya warumbwiye ngo ahaho hahawe abangaba bakahabaha ngo bahabe. Ahaho hahawe abangaba bakahabaha ngo bahabe. Urumva ko kari kagiye kukwisubiza abangaba bakahabaha ngo bahabe. Ahaho hahawe abangaba bakahabaha ngo bahabe. Ariko iyo bivuze wihuta ari igihe nyine byinshi. Ni wowe unyiteje. Ngaho nanjye hari utuntu twinshi two mu Kinyarwanda tw'amagorane. Ndabanza mubwire gake sibyo
kugira ngo wumve n'ibyo uri kuvuga. Teka amashu ashye asaye. Teo turi gukora mani wituvange. Kanze hasi umbwire. Teka amashu ashye asaye. Ubwo ugiye kuvuga ngo teka amashu ashye asaye. Teka amashasa asaye. Urumva ko ariko naniye. Teka amashu ashye asaye. Teka amashasa asaye. Wala amagara nyine baramagara. Biragoye cyane. Ntabwo ufite rero mu rundi rurimi. Ngiye n'ubifite nakoreka n'undi terere. Ariko ngira ngo twasoza wenda tukazabikora. Ya, mu kiganiro kindi. Uzakibuka? Uzabikiza. Reka rero dusoze dufite n'abandi Nana besa mfasha nago nge mbyemera dusigire kamwe. Nari nabonye agasingira buri kuvuga ngo turangize. Okay. Najya umbwire kamwe mu ko mu rundi rurimi. Mu rundi rurimi. Atari ikinyarwanda. Okay. Noneho akutamwa mwasubire. None ugomba kugasubira. Nasubiye ikinyarwanda kijyana niye. Wenda byo wabishobora. Ahubwo kandi kantu k'ikinyarwanda nshaka kuvuga. Indyo urazizi. Indyo ibimene by'inkono. Ta izo ndyo uze urye izi nzuzi. Tizonjyo urye izi nzuzi. Tizonjyo zizi. Tizonjyo urye izi nzuzi. Tizonjyo urye izi nzuzi. Tizonjyo urye izi nzuzi. Tizonjyo urye izi nzuzi. Cyangwa ziragerageza. Warukaje mu rundi rurimi. Hari akunzi ko mu Gifaransa. Igifaransa urakizi? Hari udusimba bita sanction. Sanction mu Kinyarwanda ni imisuno. Ni imisuno. Ngiye kuvuga ndabona bivuge ngo kugira ngo byumve. Si 666 sanction. 666 666 sont sur son C. 666 sont sur son C. Sans sucer son sang. Sucer kunyunyuza ibere. Sans sucer son sang. C'est 666 sanctions sont sans succès. 666 Njye no kwivuga nihuta. Umuntu wabyumvise mbivuga buhoro ari mu byumve. Ariko utabyumvise yagira ngo ndikuvuga ibitari byo. 666 sanctions sont sur son C, sans sucer son sang. C'est 666 sanctions sont sans succès. Kada gerageza ibyo bameze nkatashye. Boss reka dusoze reka dusoze ibyo nanjye nzasubira mu ishuri. Nubwo devoir utazaze kumbaza ko wakamenye. Ni mutumira mu kindi kiganiro nzakubaza reka. Umuntu uzakireba azajya agasubizamo akumve neza. Ku buryo nabo bazabishobora bakanabitwandikira muri comment niba babishoboye. Yego. Uzabishobora tuzamuhamagara nawe azabivuge. Ya reka dusoze dufite n'abandi bari buze mu kiganiro twabatumiyemo. Turagushimiye boss. Merci beaucoup. Thank you very much. Murakoze cyane asante sana. Danke. Ya Valence ariko ari akantu nakubwiye. Nubwo turi kuri Nkuru Media tubaza ya filime ya Kananga tubaza ngo ni kwitaraza. Hari indi yaje yitwa Abiyi Ngoma. Ubwo abanyarukira kuri iyo channel urandika Abiyi Ngoma series urahita ubona iyo filime. Naje nanjye ngiye kwisha. Turahera ku Gihirahiro numva Abiyi Ngoma. Ariko mu gihe indi episode y'Igihirahiro itaraza ubwo uri kuri Abiyi Ngoma. Mu gihe tugitegereje ba producer ba Kananga. Nabo mu gihe dufite akazi kenshi. Ntarungu. Ni ntarungu. Ya boss urakoze Valence. Nawe utaha. Yego. Sawa.